amashyi cyane twakire Rusine. Mumeze mute Genzi Comedy Show, how are you? Mumeze neza. Ntabwo nari nzi ko bino bintu byambaho muyihanganire performance ntagenda neza ntabwo biraba binturutseho. Mu myaka irenga 9 nziranye na host w'iyi show sinari nzi ko ashobora kumemukira ku munota wa nyuma habura iminota 3 ngo performing. Merci, narakubwiye ngo muri performance yanjye nzaba nambaye nk'abatetsi. Zakubwira nti nkeneye brochette zo guhereza abana bagiye ku mashuri. Urangije uzinyumye ku munota wa nyuma. Ubundi abagabo bapfa ibintu bibiri: amafaranga n'abagore. Dupfa inyama koko. Okay, ndabyemera n'ubundi mu nyama harimo ibyo byose abagabo bapfa. Yaba ari amafaranga gura inyama, yaba ari n'abagore. Tukivuga amafaranga, mwabonye ko inote nshyashya zaje? Wazibonye? Uri kwiyumva ute nyuma yuko zije n'iza mbere ntazo watunze? Za nyama zaje tayari rero. Ubwo rero ni jeni ziko reba ukuntu tungana. Barundebere pe. Ubininya kandi wabona ari buyankati. Kwera inyama hano hari umunyeshuri ugiye gusubira ku ishuri. Yumva bose babaye abanyeshuri. Hamuza wiga mu kangahe? Bebe, anshwe mama, uri keza, bite ko namenye ufite urayibasha. Ziriho urusenda, sibyo? Wazanye nande? Na mama, hayukwake. Ugiye gusubira ku ishuri? Ariko mana, warize? Ni ibyishimo n'ukuri wanyu barahombeje. Kwiga ukaba wicaye aha. Hamza, ubogosha neza this way. Niko, waretse nkaye umwe mu bakobwa bawe. Akira, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci harya n'ingurube yego? Ninka rwose. Bayibazendeo. Okay. Biraryoshye. Hasigaye zingahe? 1 2 3 4 5. Ladies and gentlemen, mfite umukunzi ukunda inyama kubi kandi ari hano. Sheri nguye. Urajya muri camera. You have to choose to sell your face ku nyama koko inyama sha umukunzi wanjye nkunda kakuryohera cyane. Ubundi mu buzima bwanjye nateye ubu n'ubwa gatatu. Bwa mbere hari ya mwabonye. Bwa kabiri ndabyibuka hari muri Covid turi Butare turi muri hostel zitwa Kamboji zirarama abantu babiri. Ubundi twakoreye anniversaire y'umushuti wacu 16. Polisi iraza iratugota iravuga ati koko nawe Rusine w'umusitari batwambika amapingu sha turi 16. Noneho polisi iravuga ati ntitwakwigora tubambika birabiri. Urumva buri wese bamwambika irye. We bakwambisanga yacyaye rimwe ku baboko yombi. Twebwe rero baradufatanyije turi babiri. Nari nkinanutse uranyibuka nkiri gatoye ndi kumwe n'umushuti wanjye bararitwambikana kubw'amahirwe kubera akaboko gato mfite sinzi ukuntu ninyeganyije numva ndicomoyemo. Mba ndacomotse ndiruka ngeze imbere ndavuga nti ariko
mujama twari turi kumwe arasobanura ate gute yambaye ipingu kaboko kamwe ndagaruka narapfukamye kugira ngo ringemo nuko nisanze aho hantu okay dutanga izindi okay nyuma muri regira izi brushete zirahenze amafaranga wishyuye n'ibintu wabonye ntibihuye nino umwana ari okay brushete rero buriya zigaragaza umukobwa mwiza n'umubi iyo ukuru ya mbere kubera ukuntu ibikomeye isura yawe igenda ihindukana bitewe n'ubwiza ufite cameraman akira twarabimenye ko mu bukwe muri inyuma y'amatenti akira turari turi kuzaba abanyeshuri urasa nk'utarize ariko nta kibazo inote nshyashya zaje ladies and gentlemen ni bande bamaze kuzibona urayifite inote nshyashya inote nshyashya nanjye zangeze odo dore ukuntu zimeze koraho wumve gukoraho gusa gukoraho gusa gukoraho gusa koraho uretse wica koraho gusa gake yego urayumva zishaje warazitunze iyi rero reba nayiguha nyemereye ikintu kimwe gusa utuye hehe mu Kiyovu ni inzira yo mu rugo nanjye ni Kabuga ntabwo hari ifite mu rugo sa rugo bakubigiraho ikibazo utashye ejo nyeguhe witwa nde Keza izina ni ryo muntu koko uravuze ngo ntuyitwa mubi se niko ndayiguha buretse wamura iyo ugiye kwiyogoshesha wishyura mbere wishyura nyuma wishyura nyuma ni nyuma rero rindira ejo hagere hanyuma nge ndibuka na inote ya 5 nkiri muto nayikozeho inshuro ebyiri mu buzima bwanjye bwa mbere nari mfite imyaka 6 ngiye kugura peteroli yo gushyira mu katadowa ku muhanda bahuye n'umutipe nta nubwo nari muza mpereza 5 arambwira ngo mfite imyaka ingahe 6 arambwira ngo muzanire udukingirizo impamo y'Imana ni n'ubwa mbere nari numvishe iryo jambo mu buzima bwanjye antungira rurutoke arambwira ati yewe mwa genda mu hari hamwe rubira rero abantu bafite ikibazo cya muri iyo minota ntibabona tekereza ibaze ko umujama yamaye 5 akambwira ngo kugira nyizere ko ndi bugaruke ngo nimusigire petroli ya 40 nari mfite ndayimusigiraga ndayimuhereza rwose ndagenda ngira mu iduka yagera mama rurimo sinanabashaga no kureba kuri kontwari turashaka iki ntindashaka udukingirizo ati n'utwawe cyane utwundi navuga ni reka mbaze mba ndirukanse ndagenda mbaza wa mutipe navuga nti banambajije n'utwanjye cyangwa n'utwawe ati sinakubwiye ko ari utwanjye kwe utongera ugenda ugera kuza ndongera ndirukanka ndagenda ndamubaza ati nutwe okay yambara kangahe ndamwanire kambaze ndongera ndagaruka ndamubwira nti wambara kanga arambwira ati quantité yose karite yari yose nta kibazo karakweduka ndongera ndagaruka ndababwira nti barambwiye ngaka ariko kose arambwira ati ubuhe bwoko rero hano tugira ubwoko bwinshi ubu ngubu no ndabwira kamwereke ndongera ndaza ndamubwira nti urashaka ubuhe bwoko arambwira ati ubwo ari bwo bwose ngirira vuba mwana ntago uzibaza abantu bakuru twa dufite ndongera ndagaruka ndabaza nti ubwoko bwari bwo bwose arambaza ngo tungahe ndongera ndagaruka ndamubwira nti tunga arambwira ati simbiza ariko bitewe n'ukundi kwiyumva ndikumva ntari burenze 3 ndongera nsubirayo ndongera ndababwira nti ndayishyura naragarutse umujama ndamubura ndebye ahantu yari ahagaze ku gikuta umva haranyerera inshuro ya kabiri nkora ku note ya 5 niona nakuye ino nkovu mureba hano cameraman zoominga sinagoye brushete yanjye cyasira nakubwira ugataha ahanga igare ryampaye lift mfite imyaka 9
yitwawe n'umushuti wanjye twiganaga witwaga Damascene anta munsi y'umukingo ibuye rinyinjira mu mutwe maguruka niruka ndavuga ni mama aranyica niruka nkageze mu rugo abamere rero bo mu Gitega icyo gihe no twabaga nabo they think twice before yo kunjyana kwa muganga arambwira ati papa Damascene ndamuzi ntari buduhereza amafaranga nabo natwakudoze dutangira amakuru ku gihe dukumira icyaha kitaraba n'igihe cyabereye bapime bigishyushye aho kujya kwa muganga tujya kwa Damascene wabo mu rugo twarahageze dutegereza iminota 40 papa Damascene araza acirikana na mama bamwemera yuko ari muhigare rya ngonze n'ibihumbi 5 ibyo ngibyo nyine natahanye tugeze kwa muganga muganga aramvura ariko arebye mu mutwe ibu yararibura cyari kinonko ibi mwirirwa muvuga ngo mu myaka 25 ugomba kuba waraguze ubutaka mbufite mu mutwe urumva ariko rero aya mafaranga nayagenda dukoresha amakosa ndabyemera turayakorera kugira ngo tubeho no kuba narasoje kaminuza nkaba ndahangaha nuko naje gusanga akazi k'ubuganga gahemba make avuga ni nzayambyukanya kuri kiseve mu nzanga nigira ikimare minota 15 numeri sampese nitahe ariko hari ukuntu tuyakorera tugashyiramo n'ubwenge bwinshi bigatuma dukora amakosa imagine yuko amafaranga abantu bagambaniye Yesu umuntu wakoze ibitangaza nka biriya wahinduye amazi divayi wagendeye hejuru y'amazi wazuye Lazaro akongera agapfa yego ariko yaramuzuye bamugurishije ibiceri 30 imagine ibiceri 30 nahoze nsoma inkuru karaha ngaha kiriramo ya foto rero kuna amafaranga dukoresha ibintu by'uburezi mwana uyu mutipe yitwa Eric acuruza mu mujyi amagi agira atya bamubwire bati turagushyiraho senyisa utuzanire batiri ya telefone yaguye muri wa muferege umubonamo uwabandi areka indobo y'amagi gigura desa indobo y'amagi 40 areka ibihumbi 10 na bingahe hejuru amanuke mu muferege kubera inote ya senyisa agezemo batiri arayizana aheramo byabaye true story inkuru kuyibona no kugihireyo utuvugana mu masaha make ashize nibwo polisi baze kuhamukura ikibazo mfite ni iki ngiki polisi ko yaje kumukura aha kandi ko bigaragara hano hantu polisi itari hahagaze bayihamagaye bati ko kugira ngo polisi igutabare uyihamagara ukayibwira ikibazo ufite bakanagusobanuza neza kugira ngo bumve ibikoresho bari bwitwaze niba ari inkongi bakamenya ko bazana kizimyamwoto niba ari ibibazo by'ibikangisho by'intwaro n'iterabwoba bakamenya ko bazana squat cyangwa za special force niba ari ikibazo cyifata ku ngufu buri kese bamenya n'umubare w'abantu bari buzane ku kibazo cya Eric byagenze bite ninde wahamagaye ko biri kose n'umuntu mugenzi we bakorana dufata urugero Manweri arahamagaye kuri polisi uyu hamagaye kuri polisi harakananga babanza kuguha gategereza iminota mike reka tuguhereza umuntu ugufasha yego hano kuri Rwanda National Police yego haro nitwa Manweri yego Manweri ufite ikihe kibazo nkorera hano mu mujyi yego byagenze bite bagahita bambwira bati Manweri nuvuga ko ari ikibazo cy'ubufu ntago wari wite waza barakubwira bati shaka inkira gutebera hafi aho kigira ikibazo gikomeye ku buryo barahita baza kano kanya ati yewe Eric aguye mu mwobo bwoko ki urumva yaramanutse magiye gutabara umuntu waruhuye n'ibyago harimo babiri ati hoya harimo umwe Eric nyine none se Eric ari mu mwobo yego ari mu mwobo none tubigenze gute turazana n'iki nahagaraho kabarangira hafi ya gare ku muferege aguye mu mwobo aguye ku muferege
agwe mu muferege ariko ni muremure. None se Eric murimo muramurebesha amaso kugira bamenye niba hazana ambulance. Bati yego kandi turi kumwe. Subizamo ifoto ariko. Ati Eric muri kumwe mutese kandi ari mu mwobo. Ati nyine urumva yagiye kuzana batiri yo ya Damascene yagoye mu mwobo. Batiri yayizanye ntihayizanye. Yayizanye ate kandi ari mu mwobo. Nyine yayizanya burumuzana. Hanyuma se nyuma yo kubura kwa muzana Eric muri kumureba ati turimo turamureba. Eri yakira bavugisha ndabe bakumva. Urabibona ko Eric yakwitaba telefone. Ubwonko bware mu mwobo nawe. Alo. Eri waramutse neza. Yego waramutse nawe afande. Umva umunyura aho ngaho mu ndobo babwire ko igeri 200. Alo. None se byakugendekeye bite? Urumva ingejo undi natangiye kurya inyorosha amabuno. None igice cyo hejuru kiri kuvamo icyo hasi kikanga.